Mu mujyi wa Kigali abaturage benshi bafite agahinda ndetse baranababaye cyane. Ni inkuru mbi ikomeje kugenda yumvikana mu matwi yabo ndetse inagaragara mu maso yabo nk'uko wakomeje kugenda ubibona kuri thumbnail nk'uko nabiguhaye ndetse no kuri title nk'uko nabibabwiye. Ni kuri uno mugoroba wo kuwa mbere ku tariki ya 15 ku kwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda abangamira ikiremwa muntu muri rusange, kuko umuntu wese ugerageje kuba yakumva iyi nkuru cyangwa se akareba iyi nkuru ari kumva bimubangamiye ku buryo bukomeye cyane. N'umwana w'umukobwa umaze gukorora ku mitima ya benshi, umaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari make ndetse no hanze y'igihugu akaba yaramaze kwigarurira imitima ya benshi. Bimaze kuba byagaragara yuko akomeza kuba yagaragaza agahinda mu baturage benshi cyane, ubwo inkuru ye yasohokaga yuko amaze kuba yakora agisdambi ikomeye cyane yaje kuba yamukomeretsa ku buryo bukomeye cyane, kugeza aho bamwe batangiye gukwirakwiza n'ibihuha bivuga yuko arembye cyane, bivuga yuko ashobora no kuba byamuviramo n'ingaruka yo kuva mu buzima. Nyemera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda ababaza abaturage benshi, haba mu turere tugiye dutandukanye ku nguni enye z'isi ndetse no hanze y'igihugu, dore ko afiteyo abo yigaruriye imitima muri rusange. Reka nguhereze ikaze ari nako nkwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse nkubwira ni ibyo ukora byose ibikomeze ibikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Ni kuri uno mugoroba wo kuwa mbere ku tariki ya 15 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo twakiye amakuru mabi agira ati Umutesi Deborah, umwana w'umukobwa mwiza cyane wamenyereye wanamamaye cyane kurusha bagenzi be mu timu ya Morios Kids, izi nk'abaririmbyi ndetse n'ababyinnyi beza cyane basanzwe bakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, bamaze iminsi banasohokera mu gihugu ca Amerika bagiye gutaramira abazungu muri rusange. Bimaze kuba byagaragara yuko amaze kuba yakora agisda ikomeye cyane biturutse ku mumotari wari umutwaye agiye kuba yatembera muri rusange. Yaje kuba yamucomeka muri moto biza kubaviramo ingaruka bose yo kuba bakomereka. Umumotari wari umutwaye we biravugwa yuko yahise ahasiga ubuzima muri ako kanya. Uwo mukobwa we bahise bamujyana ku bitaro by'igitaraganya, ariko kugeza maginga ya amakuru ari kumeza kugenda asohoka mu bitaro ntabwo ari amakuru meza habe na gakeya. Bitangiye kuba byakwihishwa yuko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba byamuviramo n'ingaruka yo kuva mu buzima, cyangwa se mu yandi magambo bishobora kuba byamuviramo n'ingaruka zo gupfa muri rusange. Ariko buri umwe wese uri kumva aya makuru ari kugenda atera comment ati biraba ibyuya ntibiba amaraso. Banza abantu bose koko yaramaze kuba yabigarurira muri rusange, kuko umuntu wese usomye iyi nkuru cyangwa se uwumvishe izi nkuru waduteze amatwi cyangwa se urebye video bamwe bagiye bapostinga ariko hava arira cyane ndetse ubona ko bimubabaje ku rwego rwo hejuru. Aya makuru ni amakuru akomeje kugenda atrendinga, nawe urakomeza kugenda ubyibonera niba ari nubwo bwa mbere wakiriye iyi nkuru mu minota mikeya urakomeza kugenda uyibona kenshi cyane. Niyo mpamvu nkomeje kugenda nkwisabira kuba wadukandira ku buto subscribe kugira ngo igihe turaba tugarukanye andi makuru ntagucike habe na gatoya, dore ko nihaza kuba yagira icyahinduka uri buze kuba wabimenya, dore ko benshi bakomeje kugenda bahwihwisa yuko ibyo bishobora kuba byarangiye. Ariko nje ndaje hano kugira ngo nguhumurize nkubwire yuko uyu mwana w'umukobwa nta kibazo na kimwe afite kugeza maginga ya. Biravuga yuko ashobora kuba ari kwitabwaho n'abaganga ku munsi w'ejo, ashobora no kuba yanataha nta kibazo na kimwe afite. Ni ibisebe gusa yaje kuba yagira mu sura ye, mu maso ndetse no mu mutwe no ku maguru hangetse bikabije, ariko nta kindi kibazo na kimwe afite kugeza maginga ya. Rero biravuga yuko uyu mwana w'umukobwa yari agiye gutembera, ari umuhungu wari umuhamagaje ngo bagire gutya batemberane. Yaje kuba yafata akamoto kihuta cyane kugira ngo abone igihe cyo kugerayo n'igihe cyo gutaha, ariko yaje kuba yabigiriramo amahirwe make, baza kuba basekurana n'imodoka y'ivatiri nayo yari itwawe n'umugabo w'umusirimu yari yihuta cyane yakererewe kujya aho bita ku kazi. Kugeza maginga ya rero mu mujyi wa Kigali hakomeje kugenda hagaragara amakuru mabi cyane ndetse no mu tundi turere. Ni mu karere ka Rubavu naho hakomeje kugenda humvikana inkuru mbi cyane zikomeje kugenda ziganzamo amakuru atari meza habe na makeya. Mu karere ka Gakenke naho biravuga yuko hagaragaye umudayimoni waje kuba yasenya inzu yari imaze imyaka 2 yubatswe. Kugeza maginga ya rero na makuru akomeje kugendana n'ubundi asakara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe. Aya makuru nayo turi buze
tuze kuba twayagarukaho mu buryo burambuye. Niyo mpamvu nkomeza kugenda nkubwira nti urasabwa kuba wadukandira ku buto ya subscribe kugira ngo ubwo turaba tugarukanye andi makuru akomeye cyane uze kuba wayabonera ku gihe bitaza kuba byagucika. Reka none ngohereze ikaze nkwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Reka ngohereze ikaze.